Bibiliya avuga ngo bazaza bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera. Yego rwose. None se wabonye umukozi w'Imana utukana? Yego. Icya kabiri ngo tuzamenyera ku mbuto. Yego. Ngewe reka nkubwire, uzabambwire baze bandebe. Ibihe byiza ko mwese mukomeje kudukurikirana kuri kamera zacu za JBTV show ndetse na The News TV. Aba bantu mureba imbere yacu nkuko mubibona n'abantu bari mu mavuta meza cyane, bagiye kutugezaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko kandi nanone ni ikiganiro kigiye kuyoborwa na mugenzi wanjye JB. Nyiri JBTV show muramubona hari ameze neza cyane, agiye kuduha agiye kutwakirira pasiteri, hanyuma baganireho iminota mike abanze batugeze aho dushaka kugera, hanyuma nyuma yaho dusigare turimo gushima Imana ku byo tumaze kumva. Ikaze JB ndetse na pastor kugira ngo mukomeze muganiriza abanyarwanda. Nanone tubaha ikaze pastor Ale Gaizi kuri televiziyo yacu y'abanyarwanda JBTV show. Tubibutsa gukora kuri subscribe kuri no kanyenye no kazogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tukagize amahirwe kongera guhura na pasiteri Gaizi Ale, umukozi w'Imana wo mu itorero Amsel. Reka mwikaze pasiteri. Bakoze kuko bivuze banyita pasiteri Gaizi Alain, mu rusengero cyangwa mu itorero rya Apostolic Mission Church of Rwanda. Ndabashimiye nanone kuba mwangira icyizere mukantumira, murakoze. Pasiteri, ubushize twagiranye ikiganiro ariko n'ubu ngo tugize amahirwe yo kongera kukubona. Abatumirwa bacu bagerageza kugira ibibazo batubaza, turavuga umunsi tuzoya kugira amahirwe yo kukubona tuzakubaza. Eske ujye usengera abantu ku giti cyabo? Umuntu ashobora guhamagara mu rukamusengera? Hari ahandi hantu umuntu ahahura mwahura n'abantu ukabasengera atari muri Amsel? Abantu benshi ntabwo bajya bakunda kubona umwanya wenda kujya mu nsengero bitewe n'akazi n'ukuntu baba bari bize mu bintu runaka. Eske umuntu nk'uwaramutse gukeneye yakubona? Arambona, ariko tugira amahame tugenderaho kugira ngo turinde ubuhamya. Hari ukuntu nanone abantu bashobora gusezeranya abandi bantu nk'abageni, bakagutumira ukaba waza gusezeranya abageni ahantu. Yego, guherekeza umuntu witahiye. Byose ndabikora, ariko nkuko nakubwiye aho mbarizwa ubuyobozi bunkuriye, mbisabira uruhusha bakabyiga bagasanga ari ngombwa ndagenda. Iyo bitari ngombwa, hari impamvu bigaragara ko bitari ngombwa, ntabwo najyayo, ko nanjye ndayoborwa nubwo n'umupasiteri, ariko ndi munsi y'abandi y'ubuyobozi bw'itorero. Urakoze pasiteri. Ubu ngubu uranyihanganira, ubu ngiye kubaza ibibazo bijyanye n'amarangamutima. N'amarangamutima n'akababaro gashobora kuzamo, cyangwa se n'amahane. Ariko unyihanganire. Tumaze iminsi hano hanze tubona abantu b'abapasiteri bagenzi bawe bagenda batanga ibyigisho, harimo n'ibyigisho byerekeranye no guhanurira umuntu ngo mu kwa kangahe cyangwa se mu kwa kangahe urapfa, kandi koko nyuma yaha ukabona arapfuye. Uwo muntu yavuze arapfuye, hakaza n'abandi akagera nyuma yaho uwo muntu akasubira kuri kamera akavuga ati ngewe nahawe ubutumwa n'Imana, Imana ikamwohereza guhanura umuntu ngo uzapfa, kandi koko urapfa. Iyo Mana sinzi ko nge nawe tuyemeranyaho, kubera ko ngewe iyo Mana nge sinyemera. Imana ni urukundo, ijya neza, ifite kugira neza kwinshi, urumva, Imana y'imbabazi. Ikindi kintu nyuma akaza akavuga ngo nge nahohejwe n'Imana, akaza akavuga nakanaka muri iki gihe, muri aya mezi tujye tubibona. Hari abapasiteri benshi hanze ahandi babivuga, niba ngombwa ndabavuga no mu mazina, ariko icyo kintu wakivuga iki? Urakoze cyane, waje neza cyane, ariko reka nkubwize uko suko Imana itatuma ko umuntu yapfa. Ariko reka nkubaze ikintu kimwe n'abankurikirana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tuzaba abo turiwe bitewe n'amagambo twatuye. Yego. Icya kabiri ngo tuzamenyera ku mbuto. Yego. Ngewe reka nkubwire,
uzabambwire baze bandebe. Ubwo ikibazo suko reka nkubwire niyo mpamvu nkunda iyi guverinoma, kuko ni guverinoma irimo imbaraga z'Imana, kuko hari abantu bigize abashoramari ari bubona ibintu barimo barakora ibintu byinshi. Suko Imana itatumaho umuntu ngo itegura upfe. Imana yacu ni Imana y'ubuntu, ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'urukundo, ni Imana yaje kugira ngo buri muntu wese imuha amahirwe. Yewe na Gahini yaramusaza aramubwira ngo Gahini we, ngo utanze igitambo cyiza si wakwemerwa, nuko niza ntuzemerwa. Niki gituma umutima urimo urakabakagwa? No, Imana iramuburira, ariko si Imana irakubwira ngo urapfuye. Ngamabwiza ukuri, Bibiliya ivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ikibazo suko nuko abantu benshi bafite confusion. Niyo mpamvu bibaye ngombwa ko tujya muri media, ariko abantu benshi bagiye kuri media atari ko bavuga Imana, bishakira za views, bishakira kugira ngo bamenye. Harimo ibyo bita show. Abantu barashaka show, ntibashaka Imana. Ntabwo byatangiye none kuva na mbere byaratangiye. Ikibazo rero ntabwo ari abo bantu, ikibazo ni igihe. Ese wowe babikubwiye ufitanye ubusabane, reka nkubwire ikibazo suko baguhanure. Ni ikibazo cya affaire ya relation yawe n'Imana. Ezekiya umuhanuzi Yesaya mutumaho aramubwira, ariko yewe n'umwami aramubwira wambabare tukinga. Umuhanuzi aramubwira ngo ya, ariko amenya yuko we n'Imana bafitanye relation. Biraba ngo ahindukirira ivuri. Ubisomye ngo Imana, ngo umugabo wageze mu mudugudu, Imana amenya ngo subirayo umubwire ngo namongeye iminsi yo kuba. Urumva rero si ikibazo yuko Imana itabikora, ahubwo reka mbwira abantu ngo igihe kirageze yuko abakorera amakanisa n'abakorera Imana bajya habona. Nase niki gihe Imana kugira ngo itume abahanuzi bayo kugira ngo batere ubwoko bw'Imana, ubwoko bwayo. Oya, suko je mbibona. Icyo mbona nuko nkuko byanditswe ngo mu gihe cya nyuma, nkuko mu gihe twakoranye ikinani, bavugaga ngo igihe hazaba ubuhenebere. Pawulo avuga, yibaza ko mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo, aravuga ngo mu gihe ngo mu bihe bya nyuma. Reka nkubwire nshuti nawe wampamagaye, Imana iguha umugisha, ndashaka nkangurira abantu bamenye yuko igihe cyageze. Ibintu byose bigaragaza ko itorero Imana irimo irashaka ngo abantu basubire kuri gakondo bezwe. No vuga ngo Imana igutuma ku bantu bananiranye. Abo bantu bari guhanura, abo bahanuzi bari guhanura abantu bagapfa, no vuga ngo nabahanuzi banyabo. Oya, ntabwo ari abawe. Kandi yakoze ikintu kikaba. Ese uzi mu Gifaransa ibyo bita coincidence? Ibintu byahuriranye. Ikibazo nakubwiye ngo jewe wambwira ngo gupfa kandi jewe wabivuze ko yavuze ko mu kwa kane, hagati yo mu kwa kane no mu kwa 9 hazapfunditse nibiramuka bibaye. Izaba ikiri coincidence. Nibaza hari n'abakoresha n'imbaraga za Satani, ariko iyo ufitanye wowe ubusabane n'Imana, wibaza ko bataturoga se cyangwa aho ngaho urakoze cyane pastor. Uravuze ngo aho ngaho uramutse ufite ubusabane n'Imana cyangwa se ufite imbaraga za Satani. No kuvuga ngo twebwe nk'abantu bashaka kwa Kristo, dufite inyota agakiza, dufite inyota yo kumenya ukuri kwa Yesu Kristo. Nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo bazamenya mu muto zawo, urumva, ariko hari reka nuje kure, hari ikintu cyitwa Great Commission. Niki umukristo wese wavutse bwa kabiri akemera Yesu n'umwami n'umukiza, akita umwana w'Imana. Ikintu cyose kitarimo inyungu y'Imana ku bantu ntago ku Mana ntago. Ikindi, Imana yacu ntago ari Imana ya terrorist, ni Imana ariko bitangiye kugaragara. Oya, nimba Imana ivuze ngo kana kuzapfa utangiye kugira ubwoba. Oya, Bibiliya ivuga ngo bazaza bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Yego rwose. None se wabonye umukozi w'Imana utukana? Ntawe. None se ntabwo ngira kujijwa muri byo. None se Bibiliya iratubwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. None se hari iyo mbuto uwo muntu yavuze igaragaza ko ari imbuto y'Imana, ariko ni pasiteri. Oya, tumvikana ni pasiteri. Tumvikana.
genda buhoro, bazaza biyita ni umukozi w'Imana. Yesu yarababwiye ngo muzabamenyera, ntabwo ari ku mazina, ni ku mbuto no mu bikorwa byabo. None se Gahizi pasteur ale iyo bivuze neza, Gahizi ale pasteur, iryo zina warazi icyo bivuze, iryo zina warazi icyo bivuze. Oya, bamwe bashaka pasteur hanyuma amazina yabo, ariko bamwe bashaka pasteur hanyuma amazina yabo, ariko jewe gisobanura ndashaka kubwira ngo abantu bahamaga kuba pasteur bihabwa n'Imana. Ahandi biva n'impano, no vuga ngo nanjye nabyuka nkahita mvuga ngo ni pasteur. Oya, Imana itanga impano, yatanze impano ministere 5, ngo bamwe bazaba abavuga butumwa, abahanuzi, abarimu ndetse n'abashumba. Ni impano 5, ni ministere 5, kandi zose ni ukuboko kumwe kandi ziruzuza. Ikibazo rero cy'abantu bihamagaye cyangwa babandi dusigaye twita abashoramari, babandi barimo baratera induru ngo u Rwanda rusigaye rusigaye rukorera Satani. No, u Rwanda rwahamagawe n'Imana, kandi u Rwanda unze muri rya jambo abantu bakera bajyaga bavuga ngo Imana iri Rwanda ikara Rwanda. Imana iba mu Rwanda, ibera hose cyarimo, kandi ibera hose cyarimo, kandi igihe kirageze ngo abantu bamenye ko isi yose imenye yuko si no mu Rwanda, hari ibihugu runaka mu gihe kiri imbere Imana igiye gutoranya kugira ngo haze ububyutse bitewe n'izi mistake zimo ziraba, kuko ni ikintu kigomba kuba kugira ngo gitegure torero. Hari ikindi kintu nibajije Pastor Ale, urabona iri nk'umushumba w'itorero runaka, uri umupasiteri w'itorero runaka, hari ukuntu uba ufite abantu bagukurikira bishimira inyigisho zawe, sibyo? Bakavuga ati urugero Pastor Ale abwiriza neza, iyo Pastor Ale yabwirije ndafashwa. Nuvuga ngo abantu turi kuvuga bagenda bahanura ngo kana kazapfa, ngo kana kazagenda gute kubera iki ngiki, urumva abona bafite ahantu babarizwa kandi abakristo babo barabayoboka. Iyo akoze ikintu nk'icyo ntakomeza kugenda yigarurira imitima y'abantu kubera ko iki kintu agikoze, ntiwamenya ngo swate ni umuhanuzi w'ukuri yatumwe n'Imana koko, cyangwa se niba abandi ndashaka ngo ngushirire ku mugaragaro. Abantu bitiranya umuhanuzi n'umuntu ufite impano z'ubuhanuzi. Umuhanuzi w'umurimo aracyaha, abwira abantu bihane, ntabwo azakakubwira ngo ejo uzaba. Umuhanuzi w'Imana wahamagaye n'Imana w'umurimo nka Yohana Umubatiza yabwiye abantu ngo bitegurire ko Yesu ari mu nzira, ntabwo avuga. Rero abantu kubera amarangamutima, hari kuba ufite impano y'ubuhanuzi nibwo ushobora kuvuga byo muri eschatology ibizaza. Ariko mbwiza ukuri, umuntu arakubwiye ngo wavuye mu nzu ngo usubiramo ngo ishati yawe yanduye, wari wambaye ishati y'umutuku wambara ishati y'umweru. Ndashaka nkubaze bifitiye niki bifitiye akamaro uwo muntu wabigiye? Akamaro kafitiye wa wundi wabiriye bagako niwe byatiraga. Nukuvuga ngo hari impano, hari inyigisho zirimo zirakwega amarangamutima y'abantu, kuko abantu basigaye baza gupfumuza ku Mana. Ariko ikintu Imana bayihinduye ikindi kintu, abantu bananiwe kujya kureka ibyaha no gushaka mu maso h'Imana. Yego, ahubwo barashaka, babonye yuko mu Mana ari ubuntu, hari n'impano z'Imana. Rero abandi bazi intege nke z'abandi bafite amarangamutima barabakoresha, ugasanga ariyo mpamvu ubona uno munsi ibintu byangiritse. Ugasanga umuntu runaka kubera ubushobozi runaka afite abantu yabitse mu rugo be, arabatunze, arabarisha ngo nabahanuzi. Si ubundi n'abahanuzi. None ubwenge tubukure he? Bw'ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi butava mu ijambo ry'Imana. Kandi mwutwigisha ijambo ry'Imana, unaduhanurira mu ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, ijambo ni ijambo ni Yesu Kristo. Haleluya. None se ijambo ry'Imana ni iki nanone? Ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Urikura he? Mbese Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Rero ndakukangurira kugira ngo ugende, iyo usomye ijambo ry'Imana hazamo icyo bitarema no guhishura.
rero ushobora gusoma ijambo rimwe ariko tugahishura ibitandukanye kandi byose bigasana imitima. None buriya butumwa tubufate gute turi guhabwa n'abapasiteri? Pawulo yarabivuze ariko urumva umuntu Pawulo yarabivuze yego umuntu uhaye buriya butumwa akavuga ngo kanaka muri iki gihe azapfa, urumva atangira kugira ubwoba mu mutima, ugasanga agize ikibazo cy'imitekerereze. ariko umuntu ega abo bantu bagize ubwoba no kubera ko bazi jewe umbwiye Uzareba umuntu akubwiye ngo uri mubi, urumva ashobora kukubwira ngo uri mubi none ahangaha, sibyo? Ukumva nta kintu bigubwiye, ariko de plus ugenda utera intambwe umuva iruhande ugenda ugenda utekereza uriya muntu ampoye iki, abigenze gute, use kuko ndi mubi, ugatangira urumva hari akantu kagenda kari negative kire mu mutima wawe. Ndashaka kukubwira ngo ibyo mu mwuka ntukajye ubisubije mu mubiri. Icyo ushaka kubwira ni mbere yuko umuntu ugomba kumenya umuntu akategereza umuntu. None bari abantu bahaye ubuhanuzi, bari abantu bahaye ubuhanuzi bw'uko bazapfa mu kwa karindwi mu kwa munani n'uko mu kwa cyenda, wabahirihe humure? Ni iki kintu wababwira kibahumuriza gishobora gutuma nimba bari bafite intekerezo mbi muri bo bumva ko uko byagenda kose ijambo ry'Imana ryabatumye uko byagenda kose bazapfa, ko hari uwo byabayeho arapfa, nimba hari akaba arimo aranyumva azampamagara nshake. Nirihe humure wamuha? Nuko Yesu yaje guhumuriza. Yesu niwe kuri n'ubugingo. Yesu ni ubuzima. Nakubwiye ngo ni ya fere ya relation. Akora iki? Reba nkubwize ukuri. Yesu yabwiye intumwa ze arabwiye ngo sinkibise abagaragu mbise inshuti, ngo kuko umugaragu agira limite, bariko umbise inshuti ngo kwicyo nubise kwa data dakibabwira. Rero nyewe ntago ndi pasiteri ahubwo ndi inshuti y'Imana. Inshuti y'Imana niki wabwira abo bantu bahanuriwe ko bazapfa? Ubu bafite imitima ihangayitse, bategereje ko mu kwa cyenda hagera bakumva bapfa cyangwa ntibapfuye. Nimba bashaka gupfa bazapfa. Buriya icyo wimitse mu mutima nicyo kikubaho. Niyo humure wabaha. Iyo umwana avuze ngo iyo yishize mu mutwe ko atari buterura ikintu cyangwa atari bukore ikintu kiramunanira. Ega bakina n'amarangamutima y'abantu. Ngo nimumenye ukuri kuza. Ese ubundi abo bantu babwiye gupfa baza ukuri kwa Yesu? Ese bamuga ntago buriya bashaka ko abo bantu bahanuriye ntago bashaka ko bazabasanga bakagira ikintu babasaba kugira ngo bya bintu bivemo? None se baza ko ari iki? No kuvuga ngo baragira ngo babandi bahanuriye. Ahubwo mwebwe n'abanyamakuru mubashake bariya bahanuye hanyuma muduhuze. Ngaho gira ikintu bwira bahanuye, gira ijambo nka pasiteri mugenzi wawe, kuko ni umupasiteri nawe uri pasiteri. Ikintu nababwira gusa bagarukira inyigisho z'intumwa, kuko Yesu yaje guhanurira abantu. Kandi icyo nakubwira, ibi biravuga ngo hari umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Rero nimba ugomba kumenya hari icyigisho mfite ngo uri iki mu buzima bw'agakiza, urinde. Ni ukuvuga ngo abapasiteri ni bantu ki mu buzima bw'agakiza? Reka nkubwize ukuri, abantu bazaza bitwikiriye, biranditswe muri Bibiliya. Rero kubwira umuntu ameze nk'umugongo w'imbata, nubwo wamera gute uzi umugongo w'imbata ariko niyo wayimenaho amazi ikegera gutya bigaragara ko utayegeje. Hari abantu bwoko bubiri. Hari abantu bagwira ijambo, hari nibo ijambo ryagwiriye. Ubwo abeza ni abahe? Nabo ijambo ryagwiriye. Abagwiriye ijambo baravunika, bakongera bakira bagasubira muri bya bintu. Ariko abo ijambo ryagwiriye rirabasya ikabavanamo icyaremwe gishya. Ikibazo rero si uko ubu yazaje akambwira. Iki kibazo ni uko wowe uziranye n'ukubanye n'Imana. Ubundi umuntu akubera umuhanuzi, ubundi umuhanuzi aza guha confirmation y'ibyaha. Uzapfa, ubundi wowe urabyemera ko uzapfa. Oya gupfa byo nigene umuntu azapfa, kuko ntago umuntu agaruka ngo uzapfa, ntago umuntu abahanuzi. Ubundi nigene runaka ngo uzapfa, ntago ubizi ngo iwacu si hano. Yego iwacu si hano. Nose nimba uzi kuzapfa, kandi kuko Imana Bibiliya avuga ngo nta kintu na kimwe kizabaho Imana ritaratubwira. Mbere y'uko umuhanuzi aza niko umutima wakubwira. Imana uvuga Imana ibanza kuzaho mbere y'uko umuhanuzi aza. Imana iza mu nzozi, Imana iza kuba Imana ntivuga rimwe. Biravuga ngo Imana ntivuga iki twebwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana mbere y'uko ijambo rya pasiteri riza. Ijambo ry'Imana ni ijambo rya pasiteri. Ese ubundi mugomba no gusengera. Jewe nabwiye abantu niyo ntumiwe abantu baha umwanya wo kugira ngo basenge Imana, barebe ko ari jewe Imana ishaka. Shobora kuba nagenda ahantu Imana itanshaka, ahubwira ngo mbumugisha nkabuburoza. Ikibazo bagomba kumenya ubushake bw'Imana.
ikintu abantu bananiwe kumenya ni ukugendana n'ubushake bw'Imana. Icyo nicyo kintu kisha abantu. Pastor, dusoza mama mufite inshingano nyinshi, mama mufite abantu benshi bategereje ku matelefone n'ubu bambuse, mama mufite abantu bategereje, mega mwakenewe. Dusoza mu minota mikeya, nihe nama wagira abapasiteri batanga ubutumwa nk'ubwo ngubwo, inama mu minota mikeya, mu minota nk'umwe? Ikindi uhumura abantu badukurikiye, turangiza dusoza dusenga, dusabira abantu umugisha, abarwayi nabo basengera bahabwa imbaraga, bakira umwuka wera, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo basibye umwuka yo kugira ngo azabane namwe, azabereka inzira y'ukuri, nawe barambike ikiganza. Nakubwiye ngo nta gisha kiri muri ibi, kandi Abafilipi 1:6 baravuga ngo uwatangije umurimo niwe uzanawusoza. Rero nshaka kugira ngo nkangurire abantu, mbabwire ngo bavandimwe, inshuti z'umusaraba, nimukangwe n'ibyo bintu abantu bababwira. Ibyo byose ni baringa. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni ubusa. Wowe nugira afere ya relation, ukagira relationship yawe n'Imana, ndakurahiye ntabwo Satani, Bibiliya ivuga ngo Satani yaje kwiba no kwica no kurimbura. Harabo Imana Satani akoresha kugira ngo arimbure. Bitavuze ko Imana idatuma abantu ngo witegure, nguko ntabwo ari bwo bwa mbere yabwiye n'umwami Hezekiya. Ariko igihe umwami Hezekiya abonye ko atari cyo gihe, ibintu birahinduka. Nawe nibakubwira gupfa, uzamenya ko ibintu byose byarangiye. Rero ndashimira rero wantumiye, ubutaha nushaka uzantumire, ariko byaba byiza ko abo bantu bahanurira iby'urupfu wazabahuza natwe, tukababaza uburyo iyo nihe ministeri cyangwa nihe Mana afite. Murakoze Imana. Naho usipiye abantu umugisha, maze turagushima Data Uwiteka Nyiringabo, wowe wemeye ko uyu munsi tuvuga kuri aya magambo. Nkweretse abantu bose barimo barumva iki kiganiro, ndetse n'abahanuriwe bakatera ubwoba. Uri Imana ihanurira, uri Imana ihumuriza abantu. Nyemerera uhumurize imitima y'abantu, ndetse Uwiteka Nyiringabo, uri Imana itaneguza izuru. Ngusabye mu gihe nk'iki wigaragaze nk'Imana. Nyemerera nitwongera kugira ubuntu nk'ubu twagize, uzigaragaze kandi abantu bazamenye ukuri kandi kuba bature. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.